ufite arongererwa, udafite n'icyo yari afite arakinyagwa. So iyo Imana iguhaye ijambo ry'Imana, that's the truth, niko kuri. Imana yubakira kuri uko kuri, ukundi kuri, kandi niko ugenda ubohoka. So iyo udafite ijambo ry'Imana ushobora kuba mu nzu y'Imana uri imbohe. Imiyaga yose ije ikujyana hirya, ndikakujyana hirya. So Satani rero yabonye adashobora kuducanga kuko dufite Yesu wanesheje. Abo bantu ntabwo bakunda rwose inyigisho zije bumva ari ugutakaza umwanya. Baravuga ibyo ni ibintu by'abanyabwenge, nta bintu mw'umwuka. Ibi bintu byo kwigisha inyigisho twigishe. Pastor Dani ni umunyigisha mwiza cyane, I really admire him. Ndamukunda, nkunda ukuntu expounding ijambo ry'Imana. Ibyo ni ibyo mu mubiri, ibyo ni iby'abanyabwenge. Twese dufate Bible yacu gutya rero. Munyemerere dufate Bible yacu gutya. aba.com bafite Bible muri telefone, nta kibazo, nawe shira Bible yawe. Reka mbabwire, narabibabwiye nongeye bibabwire. Ndabaha n'icyanditswe kera umurongo umwe, nubwo nifite myinshi ariko ndagira ngo ndababwira ibiri, tuyisome hanyuma tugende dukomeze, kuko iki ngiki nicyo umwanzi ari hakoresha uyu munsi, kurandura ijambo ry'Imana, kurikura mu buzima bw'abantu. Si ibyo byonyine, ahubwo ariho aranaritesha n'agaciro, kandi noneho ariho arinjiza abantu mu bintu bitari mu ijambo ry'Imana, bijyanye n'impano z'umwuka, nakoze ubuhanuzi n'ibitangaza, kugira ngo abantu bumve yuko yari inyuguti. So iri jambo ni ijambo ry'ubuhanuzi. Bible yuzuye ubuhanuzi gusa. Bible yuzuye ubuhanuzi. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ni ubuhanuzi. Bibiliya yuzuye, ni igitabo cy'ubuhanuzi. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ni ubuhanuzi. Bibiliya ni ubuhanuzi, ni igitabo cy'ubuhanuzi. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe n'ubuhanuzi gusa. Bibiliya ni igitabo cy'ubuhanuzi. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe n'ubuhanuzi gusa, cyanditswe n'Umwuka Wera. Abantu bashorewe n'Umwuka Wera banditse Bibiliya. N'abandukuye bavana mu zindi ndimi bashyira mu zindi ndimi, bakeneye ubufasha bw'Umwuka Wera. Tubumbure Bibiliya zacu mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12. Umwanzi yari harakoresha kugira ngo tutamenya ibyo twarazwe, tutamenya imbaraga z'Imana, kuko ibi nuwo murage dufite, kandi n'imbaraga z'Imana niho ziri mu ijambo ryayo. Iyo dushaka ibindi bintu birenze ibyo ku ruhande tukabiha agaciro, nabyo ni byiza, ariko bigenzurwa n'ibyanditswe byera. Iyo bitajyanye n'ibyanditswe byera, nagusaba kubishyira muri puberi, ubyumve ariko ntubiha agaciro. Ntuzimye ubuhanuzi, ntabwo ari byo mbyigisha, ariko genzura ubuhanuzi buvugwa n'abantu ariko bidashingiye ku ijambo ry'Imana. Dusomere 4, Abaheburayo 4, ntago wayishatse, 4 umurongo wa 12. Usome cyane, akira. Hanyuma niturangiza dusome Petero wa 2 igice cya mbere. Bigahinduranya ndetse kugeza ku kurega bajya mu bugingo n'umwuka
nagira ngo baze mugenzi wangu, urashaka ko Imana ikurondora? Urashaka ko Imana ikurondora? Abaheburayo igice cya 4 hatubwiye ngo iki? Ngo icya mbere iryo jambo ry'Imana ni iki? Ni rizima. Sibyo ale? Turi kumwe? Ale turi kumwe? Ijambo ry'Imana rya mbere ni rizima. Cya kabiri ngo rifite n'imbaraga. Imana ihabwa icyubahiro ko rifite imbaraga. Ikindi cya gatatu ngo ni nk'inkota. Iyo nkota ikora iki? Ngo irahinguranya. Ihinguranya iki? Ihinguranya umwuka n'ubugingo. Ubugingo ni ibitekerezo ndetse n'imisokoro ni iki? Ni umubiri. Ngo rikabangukira, rikihuta kumenya iki? Kugenzura iki? Iby'umuntu, intent of your heart. N'ibyo ugambirira rirabirondora, utaranabivuga rirakurondora. So ibyo kuvuga rero ngo ujye ku bahanuzi bajye kukurondora, bakagombye nabo kubanza kurondorwa n'ijambo ry'Imana. Ariko mwari mwajya ahantu umuntu agahanura kuva atangiye iteraniro rikarinda rirangira asenga atabumbuye n'ijambo ry'Imana? Mwari mwajya aho hantu? Ni bande bari bajya aho hantu materaniro ameze gutyo? Nta jambo ry'Imana ryasobanure. Umuntu agahanura amasaha yatangiraga mu gitondo akageza nimugoroba, ahanura atabumbuye na Bibiliya. Ariko nkubwira ukuri, abantu barirundaga, amamodoka agaparika. Kubera iki? Kubera ko yavugaga ibintu bijyanye n'ubuzima bwabo, imibereho yabo, ibyo mu ngo zabo. Sibyo? Turi kumwe? Ni bangahe rero turi kumwe tugendana neza? Sinshaka kubasiga kuko nimudasobanukirwa ibingibi umwanzi araza byibi. Siko twasomye. Uragomba kubimenya neza. So Petero wa 2 igice cya mbere umurongo 20. Soma uhereye ku murongo 19. Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza kuri 21. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe ngo kandi rirushaho gukomera. Umva ngo muzaba mugize gute? Muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko iryo jambo nimuryitaho rizambamerera kuri mwebwe nk'itabaza rimurika hacuze umwijima, rigakesha ijoro, tugeze mu bwami bw'Imana nibwo tuzarorera ko. Haleluya. Muzaba mugize neza nimuryitaho. So abantu rero baba bashaka kugira ngo ubwo musoma ijambo ry'Imana, ngo mwigisha ijambo ry'Imana gusa, mukaba mudahanura, mukaba mutarondora abantu, mukaba nabitangaza, ubwo rero nta Mana ibabamo. Ikintu kibabaje na hano twicaye bene abo bantu baba bahari bacengera, kuko baba mu byumba bakabana n'abahanuzi hariya bakabiducengezamo natwe. So mbaye nkubwiye hakiri kare ko bamwe bari hanze ariko abandi bari hano imbere. Ngewe nk'umushumba ntabibabwiye nagibwaho n'urubanza, kuko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Dusomere noneho muri Timoteyo. Ibi nitutabyitaho tukamenya ko ibi byanditswe byera tugomba kubaha intebe ya mbere, noneho impano z'Umwuka Wera nazo zikaza zizana ihumure, zizana gukomezwa, zizana haleluya, haleluya. Ihumure gute? Na kandi kantu kaje, ni nkuko ukora cake. Okay, cake banze dafite ingredients zose, ariko noneho ugashyiraho na kakani ka ice cream, ka ice bashyiraho nagaki, icing nagaki, kakandi bakagira gute. Umva wakoze gato
wamaze gushyiramo ibintu byose ni irobe ryiza urarya ugatapfuna ariko kakazamo ka icing. Abantu rero bikundira icing, ya indi icing, noneho keke bakayihorera. So ijambo ry'Imana rero niyo the real cake. Ubuhanuzi ni icing. Nawe witaye rero kukurya icing uzabona ibyo bizakubaho. So na icing nayo ni nziza kuri cake. Ariko ntushobora gusimbuza icing cake.